everyone. Muraho mwese. My name is Emma. Nitwa Emma. I'm from South Korea. Nuruka muri Korea y'Amajyepfo. Now I'm volunteering in IOF Rwanda. Ubu nkaba ndi umukorerabushake wo muri IOF yo mu Rwanda. I'm so happy to be here and share my testimony with you. Nishimiye kuba ndi hano ngiye kubasangiza ubuhamya. First, I want to tell you my life before receiving salvation. Ndashaka kubabwira ku buzima bwanjye mbere yuko nakira agakiza. Since I was born, I attended church with my parents. Kuva mvutse najyaga mu materaniro n'ababyeyi banjye. When I was young, I listened to the word of God many times. Nkiri muto numvise ijambo ry'Imana inshuro nyinshi. And I could get knowledge in my head only. Nabashije kwakira ubumenyi mu myumvire yanjye gusa. Actually, I didn't understand nor receive in my heart exactly. Ntabwo nigeze mbyumva nta n'icyo nigeze nakira mu mutima wanjye by'ukuri. At the time, I thought I'm a good Christian. Icyo gihe nibwiraga ko ndi umukristo mwiza. But when I grew older, ariko ubwo nakuraga, anxiety and fear fulfilled my heart more and more. ubwoba bwatahaga umutima wanjye ubwoba bwatashye umutima wanjye uko igihe cyagendaga gishira. When I look at myself, ubwo nirebagaho, I couldn't say I'm righteous. sinashoboraga kuvuga ko ndi umukiranutsi. Because I did evil things every day. Ko nakoraga ibibi byinshi buri munsi. And did everything whatever I wanted. Ndetse nakoraga n'icyo nashakaga. I didn't express this to others and I just kept in my heart. Ntabwo nigeze mbisangiza undi muntu, ahubwo nabibitse mu mutima wanjye. As time went by, my heart was getting heavier and heavier. Igihe cyashiraga umutima wanjye wararemererwaga ukongera ukaremererwa. One day I got an opportunity to listen the gospel in detail. Umunsi umwe nagize amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana mu buryo bwimbitse. At the time, Pastor read the book of Isaiah chapter 40 verse 2. Icyo gihe umushumba yabumbuye mu gitabo cya Yesaya ibice 40 umurongo wa 2. Speak comfort to Jerusalem and cry out to her that her warfare is ended, that her iniquity is pardoned, for she has received from the Lord's hand double for all her sins. Muvuge ibyururutse imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe n'ibyaha byaho byose ko habihaniwe kabiri n'Uwiteka. When we say something completed, iyo tuvuze ko ibintu birangiye, it means 100%. Bivuze ko ari 100%. But this verse said double. Ariko uyu murongo wakubye kabiri. This means 200%. Ibi bikaba bivuze ko ari 200%. God finished all my sins. Imana yarangije ibyaha byanjye. Also, he told me one story. Ndetse hari n'inkuru yambwiye. One day, a woman was going to her house. Umunsi umwe hari umudamu wari ugiye iwe. When she arrived at bus station, ubwo yari ageze muri gare, she touched one tree. hari igiti yafasheho. That time, she felt something strange. Ako kanya hari ikintu yahise yumvamo kidasanzwe. So, she saw her hand. Yarebye ku kuboko kwe. It was dead body and blood of a worm on her hand. Yasanze ari amaraso y'umunyorogoto yari ari ku kiganza cye. So, she quickly rushed to her house. Yarihuse yerekeza iwe. And immediately washed her hand. Ako kanya yahise yoza intoki ze. One time, 2 times, she continuously washed her hands. Inshuro imwe, inshuro ebyiri yakomeje koza ibiganza bye. Even though her hands were already clean. Nubwo ibiganza bye byari byakeye. But
Because of after image of the dead one kubera yuko ya shusho y'umunyorogoto in her memory, yari ikiri mu bitekerezo bye, it still remained in her head. byakomeje kumuguma mu mutwe. When I listened this story, ubwo numvaga iyi nkuru, I could find my problems and solutions about salvation. nabashije kubona ibibazo n'ibisubizo ku byerekeranye n'agakiza. My problem was that I tied up in my past, ikibazo cyane cyari uko nizirikiye mu byashize, and I didn't believe what God said and what He prepared for me. kandi nsanga ko ari uko ntigeze nizera icyo Imana yavuze ndetse n'icyo yanteguriye. What I did and what I do can't affect the work of Jesus Christ. ibyo nakoze n'ibyo nkora ntabwo bishobora guhungabanya umurimo Yesu Kristo yakoze. It was just my thought. byari ibitekerezo byanjye gusa. We can help but to receive salvation nta na kimwe twakora keretse kwakira agakiza, because God, who is Almighty, finished all our sins. kubera ko Imana ishobora byose niyo yarangije ibyaha byacu byose, Even 200%. ndetse na 200%. Upon hear this, ubwo numvaga ibi, my sins couldn't remain in my heart. nta cyaha na kimwe cyashoboye gusigara mu mutima wanjye. After this truth entered in my heart exactly, kumaze kwinjira mu mutima wanjye by'ukuri, for the first time in my life, ku nshuro yanjye ya mbere mu buzima, I felt freedom from darkness nibwo numvishije kubohoka kuva mu mwijima and comfort before God. ndetse nkomezwa n'Imana. Then I became a person who can think about the heart of God. ubwo nibwo nahindutse umuntu ushobora gutekereza ku mutima w'Imana. Because of God's guidance and protection, bitewe no kurindwa n'Imana ndetse no kuyoborwa nayo, now I can control myself more than before. ubu nshobora kwigenzura cyane kuruta mbere, And also get true happiness every time in my life. ndetse mbasha kwakira ibyishimo buri munsi mu buzima bwanjye. Now I live happily in God's grace. ubu mbayeho nishimiye mu buntu bw'Imana. Thank you for listening to my testimony. murakoze gutega amatwi ubuhamya bwanjye.